Reka mbasuze nanone kandi mbaye ikaze ku Bicu TV. Nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru agezweho mukamenya uko byifashe hirya no hino ku isi. Mu karere ka Rubavu hamaze iminsi hagaragara inkuru zitandukanye z'urugomo ruturutse ku businzi. Ubu noneho inkuru igezweho iri ku gihe iravuga ko mu karere ka Rubavu babiri bafungiwe gukubitira umuntu mu kabari akitaba Imana. Abagabo babiri bari mu maboko y'ubugenzacyaha bakurikiranyweho kugira uruhare rw'urupfu rwavuga neza Jean de Dieu wari utuye mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe Kazendebe Héritier yavuze ko urupfu rwavuga neza rwaturutse ku businzi. Yagize ati hari nka saa 2 barimo kunywa inzoga ariko nyakwigendera yari yasinze. Nyirakabari aramusohora ngo atahe kuko nubundi twabategetse ko akabari tuzasanga gaha inzoga umuntu wasinze tuzagafunga. Yakomeje avuga ko nyirakabari yamusohoye bageze hanze aramusunikagwa hasi akubita umutwe hasi bagenzi be baramucyura ntibamenya ko yakomeretse. Yakomeje agira ati bigeze nka saa 6 uwo bari kumwabona arimo kuzana ifuro mu kanwa bamujyana kwa muganga apfa batarahagera. Yakomeje avuga kandi ko nyirakabari nyuma yo kumva ko uwo barwanye yapfuye yahise aburirwa irengero. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda ubusinzi kuko ariyo ntandaro ya bene izi mfu. Si ibyo gusa kandi kuko muri aka karere ka Rubavu nanone umugabo yakomerekeje bikabije umugore basangiye inzoga. Nk'uko ikinyamakuru Umuseke cyabyanditse ibingibi byo byabaye kuwa kabiri tariki ya 17 uku kwezi kwa 9 mu masaha ya saa 4:20 za mu gitondo aho umugabo witwa Cyabiri wo mu kagari ka Nengo mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu yakubise umugore witwa Solange basangiraga inzoga ikintu kiremereye mu mutwe aramukomeretsa cyane. Icyo gihe uyu Solange yahise ajyanwa mu bitaro bya Gisenyi naho Cyabiri afungirwa kuri RIB ya Gisenyi. Ndabashimiye ariko niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye uza mu bambere mu kumenya amakuru agezweho.